Yes. umeze utese Shamaze kubasigaye nawe ndakubona buriya. nyine mba nshakatse neza abakiriya basa neza Akuguri no ku. Yesu Kristo madamu nurazi. Shawe mujyi njye nawe uyu mujyi kabisa. Uyu mujyi. Ahubwo se we. Nina kubwiye nguze kunsura. nyine nabuze Ubwo nizamuje uzana kuri bafite urabanga. kagire ngo Yesu Kristo. Mugore w'umuturanyi wanjye. Mama yaje kunsaba. kagire ngo yaje atese kandi Muronese ngo amaye ku munyu ngo nabuze umunyu wishana se ubwo umuntu ari umuntu wese umunyu n'iki kinyejana shagenda mbona nuriya mugore azaza no kuntikariza yo kwambara ariko ngaho se yitije utwenda tw'abandi yitije uturineti ariko madamu igihe muba mwampereye ntabwo umuntu aruhuka mundorere aho ngaho uteye imbere narakubwiye ubu ngubu uratinyuka ukaza ukidunda ukinyambariye n'umupira kuwambara ni kimwe no kutawambara ni ikindi nta foto nta cyabaye yego ifoto ziri gufata ni iyihe muri uyu munsi ariko mata narakubwiye ngo mukire hasi ariko nimujya mwumva ariko kukubwira nzabaye ntabwo uri kunyumva neza ndetse ukwikura ko gasa noneho usa neza n'utwenda twa rubanda ntabwo nta cyabaye ariko muze wari uzi ko nyiri muri iki gisambo utagira umuriro bari bakagira ngo ubundi ingwe ikurira umwana ikakurusha uburakari njyewe ntabwo uburakari nta mujwi gusa muri iri soko bikore se ngaho bikore njyewe ntakore umva amadani ucisha make mu gihe witije iby'abandi mu gihe uri aho wigize sireyina n'icyo ufite gicisha make gusa uri kwizamura yewe si undi mugore gusa n'agasaha yakubisemo hari abantu batagira isoni noneho nijambo ugiye muri salo ese ma niko reba neza n'impeta ndayambaye noneho kakurye ubu rero sawa umubyeyi we yamuherekeje igiye kurarayo ariko njye uriya mubyeyi nawe ahinyishaje ubu yamukurikiye ari kugenda areba ariya mabuno yo yazigura nayiza ngo wagiye kuguma wifumbuta wowe nabonaga wagiye nde namukurikiye nyine ndebe sireyise nakubizi nawe njya ko n'uturi tugambo mbese ubundi bwo wabagiye he urishaje ushingiye ku ki mwaba mupfa imyenda mwatiranye ese ubundi nakamubaza burya umugabo kaba yaguze imyenda ngo uyigumane kagira inkuru ukuntu urayibona aho bamutiriye nawe ukaguma umubwira nawe kugira iyo umubaza se wamubonaga ntabwo ari umuzamugore we nawe ugira utugambo ese iyo murwana twamaze ese nari kubanyuza n'iki ntawe ndebeye ku ruhande rero twubahane nari kubakosora bane ubundi wowe urahisha kukubwira inkuru ni ngombwa ngo dutongane rega nawe ububwira nabi ugenda n'imikora kari agasiriya aho gasaba agiye kaba kagenda kiratana rinete kugira ngo gusaba kabone nta hantu abagiye ariko umunsi umwe nzamukurikira basinze bahana wabasha ko nari gukurikiye Yesu Kristo Yaramana abantu waremye ni wowe ubazi nawe ntiyasigaye narume ndakubwira aragiye aragenda ndi kumureba yisumbusa bagira ngo nyine abasore b'umugira murebe n'abagabo cyangwa abashaka aderesi sireyi ntabwo ziteza abasore nyamara ndasaba n'inzoga mu kabari ni babandi bagenda bakiyicarishwa mu kabari nyine kugira ngo babone babagure bafate udushati twa yewe umva ko nkubwira cyane nari nzi ko ari ngira umunwa muri uyu mujyi wa Kamembe ariko buneze jamba mfite inkuru mu gitondo nje mu kazi ndi kuvuga ati sha uriya mubyeyi utabura kujya kumureba ariko rero kanyine ujya mu kazi
wasanga abakiriya bambuze. jya mu kazi ariko nyine usenye tubone n'abakiriya Oya niko abakiriya tuzagomba ducuruza ubushaza ntacyo bitwaye. ko saba abagore ariko nanazi bitese kurya bityo asimana abandi ngiye umugore yandikuza kukubwira n'ubushaka bwanyu abantu gutirira ako sikagiye ubona utirisha nete utiriye isaha utiriye rimwe